hanyuma mu zindi mpungenge aba bakristo bagaragaje bafitiye uyu mupasitoro cyangwa se umushumba wabo nuko ngo nyuma gatoya mu minsi itambutse uyu mugabo yagiye mu bibazo cyangwa se mu makimbirane n'umugore we. Bivuze ngo nagara amakimbirane afitanye n'itorero gusa. Yes. Anafitanye amakimbirane n'itorero bambaye n'umugore we. Yes. Urugo rwe. Ndabyo birumvikana. Kugeza ngo ku rwego byabayemo gatanya. Ikibazo aba bakristo ro bafite. Barimo barabaza ngo ese itorero ryacu ko ryanditse kuri we nk'ari imitungo ye. Yes. Kandi gatanya. Iyo abantu bagiye muri divorce bagabana imitungo. None uyu mutungo w'itorero waza kuzagendera muri divorce pastor ari gukorana n'umugore twabigenza dute twazabariza hehe imitungo yacu. Nimwongere mwiyumvemo ikaze kandi nimwongere mwiyumvemo amahoro mumeze mute aho mugiye muhirereye. Nizere ko Uwiteka Imana kibarinze. Ngarutse muri studio ndi Niyongera Bernard Ndibigira Imana Rora. Hanyuma mumeze mute ahangaho muhirereye ese mwari mudukumbuye? Ako se uramahoro. Ngiyemeze neza ariko ntabwo ndamera neza cyane kubera ko urumva ko nyine ka gripe karacyarimo ariko nubwo kaba kakirimo ntabwo twakwibagirwa abakunzi bacu niyo mpamvu umuntu abasimbutse akavuga ati baticwa n'irungu. Reka tubone kubwira abakoresheje ubukwe kuri uyu munsi cyangwa bitegura kuza ukoresheje ku itariki 6 n'abafite ingendo hirya no hino bazagira ibirori byiza. Haryo umunsi ni kwa kangahe? Ni kwa gatanu. Kwa gatanu. Se ni kwa gatanu. Uyu munsi ni kwa gatanu? Ni kwa gatatu. Ubwo numva gutangiye kwinjiza abantu muri weekend kandi narinzi ko nyiri kure cyane. Twinjiye muri weekend. Aya. Wibeshya abantu. Turacyari hagati mu cyumweru. Urumva rero ntabwo turagerayo ariko abari kwitegura ibirori imyiteguro myiza ku buryo muri weekend tuzaba tumeze neza. Yes. Imihogo igoroye. Aho ngaho rwose. Uyu munsi tugarutse tubabajwe n'inkuru itugezeho na cyane ko twababwiye ko tuzajya tugenda twibanda mu gisata cy'iyobokamana. Ni inkuru rero aho abakristo barimo batabaza bati nyaboneka RGB inzego zibishinzwe zishobora kuba zamenya uburyo zakurikirana ibibazo byerekeranye ku nsengero hanyuma bati nibadutabare. Ariko abantu batangiye kwibaza ngo byaba byagenze biti. Nanjye ubwo nibyo nari ntangiye gutekereza mu mutima wanjye kuko iyo turi kumwe hano ngo ugomba kumbaza nanjye nkakubaza kugira ngo tubarize bakudukurikiye hirya ariko turaduha idonido. Yego. Nanjye hari ibyo niumvishe ngo by'umupastori wibarujeho umutungo wose witorera. Ayo makuru nawe se ni ushaka kudusangiza? Bo uko ibintu biteye itorero ryitwa isaha y'igitangaza cyangwa se itorero ryitwa isaha y'ubuhanuzi. Itorero ryitwa isaha y'ubuhanuzi. Isaha y'ubuhanuzi ry'umunsi wa karindwi aho kantu mukongereho. Yes. Ni itorero ryitwa isaha y'ubuhanuzi ry'umunsi wa karindwi. Riravugwa ko rero uwahoze ari umushumba w'iri torero ngo yaba yaribarurije umutungo w'abakristo wose hanyuma akaba abacyuje amaramasa. Ariko se tutarajya mwidonido si umushumba nigeze numva ngo ari muri divorce n'umugore hanyuma wijya kure udacamo inkuru hangaye inkuru bushatse kwitanga igice ni nazo mpungenge buri abakristo bafite cyane. Abakristo batugeje inkuru batubwira bati twageze mu itorero turi kunda batarika iritorero hanyuma tuza kwishyira hamwe nk'abanyetorero turatangiza ibikorwa nk'itorero ariko ritaragira buzima gatozi. Hanyuma mu gihe ryari ritaragira ubuzima gatozi bemera ko riba ribaruriwe cyangwa se riba ryanditse ibikorerwa byose by'itorero byandikwa kuri nde ku mushumba bamugirira icyizere. Hanyuma aravuga ati umunsi bazabahawe ubuzima gatozi bazajya bajya gukosoza ibyo bintu hanyuma bigire gute bigaragare ko ari abanyetorero ba nyiri torero. Rero ngo bidatinze ibintu byaje kuzamba aho abakristo batwandikira batubwira ngo uwahoze ari umuyobozi wabo witwa Maniraguha Marite. Ubwo uwo Maniraguha Marite niwe mushumba w'itorero? Niwe wari umushumba w'iri torero.
mani Iraguha Martin niwe mushumba w'iri torero akaba ari nabo abakristo barimo barega hanyuma rero uyu mani Iraguha Martin yiyandikishijeho imitungo y'itorero none akaba mbese abakristo yabigaramye ntabwo ati mwebwe muri abana abakristo bararangaye rero ubundi yabariye kera abakristo bararangaye impamvu ze ngo bararangaye bakimara kumwemerera yuko yibaruzaho umutungo w'itorero abakristo bakabisinyira bari bamuhaye isahani ariko ahangaho reka tuhaganireho dutange n'ibitekerezo buriya nicyo gitumye abantu ndetse n'abadukurikiye baduhe n'ibitekerezo byabo none bari kubigenza bite ko nta buzima gatozi bari barabona kandi ibyo imitungo bari kugenda bagura begeranya ikeneye kuba ifite aho ibaruriza byari byiza kuko bagaragaje ko ngo bari bamugira icyizere bavuga ko nibirangira we azasa nk'ubakoreye imitasiyo mu cyizere bari bagiranye abakoreye imitasiyo ari we fondateri wabyo si byari ibikorwa by'abakristo dore ngewe ko mbyumva ahubwo ariko uremera ko itorero ritari ry'umuntu nta torero ry'umuntu ribaho ndabyemera none se ahubwo umuntu yarihagarariye none se urakoze cyane uriya urihagarariye mani Iraguha itorero ritari ryagira ubuzima gatozi yasezeranye n'abakirisitu yuko ku munsi ryabonye ubuzima gatozi yuko itorero bazaryandikisha mu buryo bwemewe n'amategeko buri cyaba cyarakozwe mu bakirisitu baba baritoyemo abakristo 20 cyangwa 30 nawe akarusinyaho yego bakaba bafite sinyatire wenda ibyo byararangiye kiriya gihe cyaratambutse barimo baragisha inama banasaba ubutabera aho bagaragaje impamvu ivuga ngo mbese ni mu rwego rwo twababaza ngo kuki mwarangaye nk'uko uri kubibaza hanyuma bo bagaragaje impamvu ivuga ngo impamvu bemereye uyu mushumba cyangwa se umukozi w'Imana kwiyandikishaho imitungo y'itorero urukumva nuko itorero ryari ritaragira ubuzima gatozi wabyumvishe byari ritaragira ubuzima gatozi hanyuma byatumye bo nk'umushumba babonaga bahanurira abaha inama bagira gute bamugirira icyizere hanyuma ntago bari bazi ko umuntu azamwenda kugera nkuko ushobora kugira umugore mukitana sheri ishushu akana kumujisho mukarebana kumbi afite tekinike yo kuzakurangiza ku mutungo dufite abantu nk'aba ngabo hanyuma yamara kubona mumaze gusezerana agahita atangiza umushinga wo gutangiza amakimbirane divorce igatangira rero aha naho baramwizeye ariko bamwizera batazi ko rukungo kubimeze wenda abantu turaza kujya tugaruzuraho urusengero barurebe kuko amafoto y'urusengero bayamaye n'urusengero rwiza pe ndetse rufite agaciro k'amafaranga atari make numve ngo n'urusengero ruciriritse ndabyumva n'urusengero mana nyagasani urumva murya kubaka urusengero mu mujyi rufatika numve ngo n'urusengero ni nka kiliziya n'urusengero kabisa runini rungana na kiliziya ariko nanone kandi ubona rwagiye amafaranga menshi niba abakirisitu bamuhagurukiye yego n'ubundi ameze nk'umuntu wubatse etaje ayubaka mu gishanga ubwo ngubwo ngo irimo iramungamunga imanuka yika nashaka amenye ubwenge arebe ukuntu abigenza hanyuma mu zindi mpungenge aba bakristo bagaragaje bafitiye uyu mupasitoro cyangwa se umushumba wabo nuko ngo nyuma gatoya mu minsi itambutse uyu mugabo yagiye mu bibazo cyangwa se mu makimbirane n'umugore we bivuze ngo nagara amakimbirane afitanye n'itorero gusa anafitanye amakimbirane n'itorero bambaye n'umugore we urugo rwe ndabyo birumvikana kugeza ngo ku rwego byabayemo gatanya ikibazo aba bakristo ro bafite barimo barabaza ngo ese iri torero ryacu ko ryanditse kuri we nk'ahari imitungo ye kandi gatanya iyo abantu bagiye muri divorce bagabana imitungo none uyu mutungo w'itorero waza kuzagendera muri divorce pastor ari gukorana n'umugore twabigenza dute twazabariza hehe imitungo yacu buriya ngiye hari ikindi kintu nkuyemo uyu mupasiteri baramubeshyera oya ntago bamubeshyera impamvu bamubeshyera nta mupasiteri utandukanye n'ubashakanye kubera nabo iyo basezeranya abandi abageni barababwira ngo muzatandukanywa n'urupfu ariko hari kera
ubu abapasitoro benshi turabafite hano ku ma YouTube, turabafite hano hanze ku mihanda, batandukanye n'abagore bafite abagore ba kabiri, hari n'abari badafite abagore, hari abagore bashumbye amatorero b'ababishop ndetse n'abapotere batagira abagabo. Rero ibintu nyine barabiziriye, donc tubyakira. Birababaje kandi biteye n'agahinda. Byarabaye. Birababaje biteye n'agahinda. Hanyuma rero wowe urimo uvuga ati ntago ari pasiteri, nyine ibikorwa bishobora guhakana yuko ari mushumba. Yes. Na cyane ko n'intama ari maziryo. Nanone nuko yitwaye imbere y'umukumbi Imana yamuragije. Imara ry'intama. Ese tuvuga yuko uyu mupastori uri kurya intama agasenya itorero ryo mu rugo. Yego. Uyu ni umukozi w'Imana se? Nyine nibyo bigenda bibera abo benshi urujijo, ariko ndakeka ko urusengero rwafunzwe rwarahagaze ngira ngo muri bwa bushishozi bw'igihugu cyacu. Yes. Narwo rushobora kuba ari urusengero rwaba rwarizweho, bagasanga uyu mupastor afite uburyo ari gukora butari original cyangwa se butari uburyo bwuzuye. Hanyuma rero amategeko n'amabwiriza bigira bite? Birakurikizwa. Donc none ikibazo banagaragaza ko hari ibikorwa biri mu karere ka Musanze. Yes, hari n'ibindi biri mu karere ka Nyabihu. Uru rusengero ruri muri Musanze ariko bakagira n'urundi muri Nyabihu. Yes. Ibi bikorwa byose ni iby'abanyetorero kandi byose abyiyanditseho. Yes. Ese koko ikibazo cy'abantu urumva kitumvikana? Oya, kirumvikana, ahubwo abashinzwe kurenganura abakristo n'abaturage muri rusange. Iyi mitungo bayifati. Niba na ngombwa baramutse bayigurishije cyangwa igatezwa cyamunara, abakristo bazakuremo pourcentage zabo. Bo rero batwandikiye batubwira ngo mudusabire RGB. Yes. Idufashe, igenzure, yinjire mu iki kibazo, idufashe tubashe kubona igisubizo cy'iki kibazo, kuko ni ikibazo kiremereye kandi cyumvikana. Ubwo uzi ijisho rya RGB rihora riri maso. Mu kazi bashinzwe bagakora neza ijisho. Ahubwo twongeye tuvuge ngo wow. Ijisho rya RGB rihora riri maso, rishakashaka ikintu cyatuma abakirisitu n'abanyetorero batekana, basenga, batuje mu mutima, nta rwaserera bumva mu matwi yabo cyane rwose. Yes. Hanyuma rero ni ihe nama uri buze guha aba bakristo? Yes. Hanyuma wenda n'abadukurikiye baraza kujya batwunganira baduhe mu bitekerezo, kuko muri comment yo mwanditsemo comment abatwandikiye abaduhaye igitekerezo babasha gukurikira nabo inama mugenda mubaha. Ndatanga inama mu buryo bubiri. Inama ya mbere ndayiha pastor umushumba yego w'Imana. Oya ntago tubizi. Ako kantu ko nujye ukageraho ujye ugashyiraho akabazo akadomo. Reka mvuge ngo umushumba noneho. Nujye uhageraho ujye washyira akabazo. Umushumba. Uyu mushumba namugira inama yo kumanza kureba ikintu cyatuma abasha guhuza n'uwo bashakanye muri rusange. Kuko itorero rihera mu rugo, ni famille. Yego. Ibyo bibazo namara kubikemura, ariko niba afite impano yo guca bugufi, hari n'abandi badafite impano yo guca bugufi. Narangiza ashaka ikintu cyatuma umukumbi w'Imana utekana. Nibitagenda gutyo, ubutabera butubereye maso. Ariko n'ubundi uko yakigira kose yatuza atatuza, ubutabera burakora akazi. Ariko umushumba ashobora umwuka w'Imana akamusura muri iri joro, akumva kino kiganiro dukoze, agaca bugufi imbere y'umugore, akarambura amaboko umugore akamusengera, akajya mu rukiko akabwira ngo ndabiseshe cyane ndabihinduye. Nese ntidufite abantu bagiye bakora divorce nyuma y'imyaka 3 bakongera bagakundana mu mategeko bakongera bakasezeranya. Niba se urupfu rwaje, niba urupfu rwaje, urupfu nyine ko barahiye bakaba aheza ni mwijuru. Oya, uburyo umuntu apfarga ntago ntimukajye mwumva bavuga ngo tuzatandukanywa n'urupfu, ngo mwumva ko ari urupfu rwo kujyana umuntu kwirimbi gusa. Abantu bari gupfa bahagaze. Ariko ubwo mbene urwo rupfu abenshi ntago baruzi. Uzi urupfu umuntu apfa ahagaze? Iyo tuvuze ngo umuntu yapfa ahagaze, ni urupfu rwo gupfa mu bugingo. Wabyumvise? Ndi kubyumva. Aho warahiriye uvuga ngo ngiye sinzatatira iki gihanga. Urumva? Ngo keretse Kristo agize gute? Agarutse. Wasanga uyu munsi Kristo yaje. Oya ntagaragaruka. None kuki bakoze divorce kandi arabashumba babizi? Urakoze cyane. Aribo babirahirije abandi. Kandi noneho barangiza bagasezeranya n'ingo nyinshi bakabavuga ngo muzatandukanywa n'urupfu.
egari ibyo yagiye yatura cyangwa kugaruka kwa Yesu Kristo. Yes. Ibyo yagiye yatura ku bandi we ntabwo byari bimufasheho. Birashoboka. Niyo mpamvu ujya wumva bavuga ngo hari abantu bazamera nk'ikiraro cyangwa se icyapa kikayobora abagenzi ariko cyo kitafite ahantu kiri kwerekeza. Yes. Rero nibibatungure kandi nibimucumure abantu mwasezeranyijwe nawe, ntimwumve ko tubaciye witeka, ndetse namwe ba Kristo yayoboye ntimugire impungenge, ahubwo mwumve ko mwahuye n'icyapa kirabayobora. So rega buriya ntabwo ariko nabyita, ahubwo Bibiliya ivuga ngo uwibwira ko ahagaze yirinda atagwa, narushaho kubwira abantu badukurikiye muri rusange kugira ngo bakomeze bahuze itorero n'ingo mu buryo bw'umwuka, bashakashake ikintu cyatuma umutekano uboneka muri rusange. Umutekano wo ugomba gushakwa, batawutanga igihugu kikawudushakira, igihugu kitubereye maso, ko nta mikino ihari ku mutekano ahangaho ne tujya tuhagera tujye tuvivura. Ariko se umutekano w'u Rwanda wo ni vi. Ikindi kibazo, uyu mushumba n'uyu mugore baracyabana cyangwa? Ariko se bavuze divorce wumva iki? Umenye ko hari abantu bahabwa divorce ariko amategeko akabemera divorce bamaze amezi 6 babana, ariko umwe afite icyumba abamo n'undi afite icyumba abamo, bahurira muri salo gutyo. Ariko niyo bahurira muri salo babatabana, baba baturanye. Rega buri hari uburyo abantu baturana kandi baba mu nzimwe. None se none niba wenda bagiye mu mategeko akaba ari byo bari guhuza, batari guhuza, bikaba ngombwa ko bavugana neza. Reka nanakubwira akana, hari umuntu, reka ngwa agatekerezo kamwe, hari abantu bahanye gahunda yuko bagomba gukora divorce, hanyuma babyumvikanaho, banatangiza nyine process, mbese bajya gutangiza umushinga wo guhubutane. Bo ikibazo cyabo kijya mu rukiko kirakirwa, hanyuma bategereje itariki yo kugira gute yuko umuyobozi w'urukiko cyangwa se president w'urukiko basomerwa asomwa imyanzuro y'urukiko, sibyo? Arangije ubwo baravuga ati rero muri kino gihe tutari twasomerwa ngo tugabane iyi nzu yo n'ubundi twese turacyafite uruhare kandi ifite ibyumba byinshi, buryama mu cyumba cyawe nanjye ndyame mu cyanjye, saro yo turajya tuyihuriramo nta kibazo kuko tutabona uko tuyigabana. Babyumvikanaho. Ubwo urumva umwe yaragize ubuzima bwe n'undi agize ubwe. Umunsi wa mbere umugore abagiye kubona umuhungu muzima ahise atahana sheri, kuko urumva niba yaratangije umushinga wo kudivorsa, agomba no kugira umwanya wo kwitegura ko agomba kugira undi muntu uzamufasha kugira ngo ajye mushyiriza utuzi mu bibazo bya buri munsi, mu bibazo by'abagabo bya buri munsi. Arangije agiye kubona umugabo adazanye umufiyanse nyine, amubwira ati niho nibera, yamwicaje muri salo, noneho arangije umugore atangira kujya abwira abana ngo mwese kundebe batamwinjira mu cyumba. None ko atangije umushinga, iyi nzu nubwo muyirimo ko muturanye mutarara mu buriri bumwe, ubundi bindi biba ari bihe. So urukumva uriya mugore yarakimukunda. Noneho rero niba kimukunda nahita hindura afata ibyemezo, avuga ati ngewe ya divorce ndayiretse, mvuye no mu cyumba nararagamo, nje mu cyumba cyanjye nk'umuntu w'umugore waje muri uru rugo. Ahubwo tuboneho no kubwira uyu mudamu wa pastori divorce ayihagarika. Oya tazatuma abantu bicara. Iyo abantu kubana byananiranye, yego ntago tubyifuza, ntago byifuzwa ko divorce yabaho mu ngo rwose. Ni byiza ko umuryango ukomeza kubakwa, na cyane ko burabara bafite n'umuryango ukeneye kuzamuka. Ariko nanone bitewe n'amakuru ngenda numva hirya no hino ngo umugabo yisha umugore, umugore yisha umugabo. Mwabantu mwe niba byanze aho kugira ngo muzicanire mu nzu murwanemo induru zivuge, duhuruzwe no kuza gufata inkuru mbi, mwatandukana mu mahoro, inzira zikigira gute zikigendwa, sibyo se? Kandi ndumva ariko byakagenze. Oya niko byakagenze muri rusange. Hanyuma rero reka dushimire n'abantu bari badukurikiye, ariko tunaboneraho kubwira abantu
mwabanye natwe ngo nakagaruka mujye mukomeza muduhe ibitekerezo mu biganiro twagiye tubagezaho kandi mu by'ukuri tunabonaho kongera gushimira abantu bagenda batugezaho ibitekerezo n'ibyifuzo kugira ngo tubafashe kubaha inama. Abo bose turabashimiye kandi bere kugenda badakoze subscribe, like ndetse na comment. Ibyo ni ihame. Biba bimeze nk'uko abantu bajya muri misango ya mbere. Ni misa ya mbere? Ni misa ya mbere. Hari uburyo umuntu atwara moto nshyashya kubita umugeri wa umwe nta bintu byo gusubizamo. Niko no gukanda kuri subscribe bigenda. Rimwe like rimwe comment rimwe tayari. Ubundi tugakomeza twika twizamukira. Amen. Ntabwo dutwika tumanuka. Ntabwo dutwika twerekeza na Yesu ngo aratwitsa arizamukira. Ntabwo yatwitsa amanuka. Sawa, mukomeze mugubwe neza mugira amahoro y'Imana turabakunda.